Amashyari ndetse no kutifuriza mugenzi we ko atera imbere muri Afurika bikomeje kuganza, aho amashyari akomeje kwinjiriza benshi akayabo k'amafaranga. Tega amatwi urebe ibintu biri kuganza muri iyi si ndetse urebe n'aho bigeze, ese ibintu bizakemuka gute? Reka dutangire gutya nawe wiyumvire. Mbwire ntuze we reka mbwire Dutangire ngenda gutya kubwiye muri ngo sinema cyangwa se muri satani ni entertainment, ibiremwa by'Imana uwitwa Bruce yashyizeho Melody bibaha ndetse power n'uwitwa bibaha imbaraga Gaby ariko baje satani guterana amagambo bavuga ngo ese ninde urenze mu gihugu cy'u Rwanda. Umwe akajya abyishyikiriza avuga ngo ni njye urenze, undi ati ni njye urenze. Mu mwaka warangiye wa 2025 nibwo habaye ibitaramo byabahuje bombi, ariko ni ukuri byagaragaye ko Gaby akunzwe cyane, kuko Gaby ubwo bajyaga mu Bugande ngo Bruce Melody ngo yashidutse ngo arimo araririmbira intebe, ariko turashize none ngo Gaby agiyeho ngo bahise buzura intebe, babura n'ahantu intebe ziruzura n'abantu babura n'aho bicara. Ariko naho twarabibonye ubwo igitaramo cyabo cyaberaga mu Rwanda, ubwo bari bahanganye barimo kureba ngo ese ngo ninde uzahiga abandi. Bari bategereje ngo yuko ngo Gaby ngo nka bya bindi bye bisanzwe, ngiyo barimo ngo bararirimba cyangwa se ngo ageze kuri stage ngararira kubera amarangamutima. Ejo bundi nibwo icyo gihe bwo yabaye umuntu w'umugabo arabatungura cyane, aho yamukubitiye mu kadeyi. Si no mu kadeyi gusa, abantu benshi bagaragaje ko ahubwo yamukubitiye mu igunira. Ese ni ukubera iki abantu babayeho gutya bahanganye muri iyi sinema cyangwa se muri iyi si turimo? Ibintu biterwa n'iki? Ni ukwikunda cyane ndetse no gukunda amafaranga ndetse no gukunda nk'imiya, nk'uko bizwi kandi nk'uko byagaragajwe mu ijambo ry'Imana. Ati igihe kizagera umuntu yikunde ndetse abantu bakunda iby'irari ryabo. Kuvuga ngo muri bose baba bakunda amafaranga, niyo mpamvu harimo bifu kugira ngo bibonere abafana. Ariko se ibi bintu bizakemuka bite? Afurika nicyo gihugu ubona kiba gihanganye cyane. Umuntu yifuza ko mugenzi we yaba ari hasi cyane aciriritse, kugira ngo undi nawe abone uko yatera imbere akazamuka akamurenga. Reka dukomereze kuri ya mpano. Ya mpano tuzi wamamaye bigoranye, ese ibyamuvuzweho ni ukuri cyangwa se ni ukumuharabika, cyangwa ni bya bindi bya Afurika tumenyereye? Ya mpano wamamaye bimuguye nyuma y'uko mu mwaka wa 2025 hagaragaye amafoto asakara ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ubwambure bwe bukajya ku karubanda. Benshi mu bashuti be ndetse n'abo bakoranaga ndetse n'abamubaga hafi buri munsi nibo bamukwenye bavuga ngo ya mpano uragaragaye, nk'aho bamufashe mu mugongo bakamwihanganisha, nibo bafashe iya mbere mu kumusenya. Ya mpano yaje guhura n'ibibazo bikomeye cyane, bamwishima hejuru ndetse banamukwena, bamuha inkwenene ndetse ku buryo bukomeye cyane. Ariko se kuki entertainment ya Afurika twisanze aha hantu? Ese ibi bintu bizakemuka bite? Ibi bintu bikomeje kugorana. Bamwe bamwishimye hejuru bavuga ngo ya mpano yari yazimye, none azamukiye ku gaseri akinnye. Ubwo nyine namwe murabyumva, ni ijambo ry'ikungucenge. Ibi birumvwa n'umuntu w'umuhanga. Iyo tuvuze agaseri si ngombwa kubisobanura, iyo uri umugenturumani cyangwa se uri umujenizi ubyumva vuba. Ya mpano bakomeje kumuharabika, ariko byari uburyo bwo kugira ngo azime, namara kuzima bagenzi be babone inzira yo kumucaho biruka, kugira ngo bamurushe gutera imbere muri entertainment y'u Rwanda. Ese ibi bizakemuka bite? Abanyafurika ko dukomeje guteza imbere ikintu bita amashyari. Nimba mugenzi wawe aguye mu kibazo nk'iki, nta bundi buryo wakoresha umufata mu mugongo cyangwa se ukamwihanganisha cyangwa se ukamufasha kurwana n'ibyo bibazo aba agezemo, kugira ngo umukoreho content nyinshi zitandukanye umwandagaza, kugira ngo ukomeze utere imbere cyangwa se wishakire views. Ariko se kuki muri Afurika two ibintu bibi aribyo biri kubona views cyane? Ni ukubera iki? Ibi bintu bikomeje kugorana, bikomeje kuba agatereranzamba hatagize igikorwa kugira ngo ibi bintu bivugururwe, byazateza ikibazo gikomeye cyane. Tukiri aho, reka twimukire muri siporo turebe hagati y'amakipe abiri ndetse ariyo APR ndetse na Rayon Sports.
Amashyari akomeje kuganza muri Afurika ndetse yimukiye no muri siporo. Muri siporo si ubu ahubwo amazemo igihe. Ese ibi bizakemuka bite? Aho ikipe imwe itsindwa indi ikayishima hejuru ndetse ikayandarika, ikayituka, ikayandarika, ikayishyira hasi, ikayivuyanga, ikayitesha agaciro, ikagaragaza ko nta kimaze. Aha naho ikipe ya APR yari iri kwishima hejuru y'ikipe ya Rayon Sport, ubwo Rayon Sport yari imaze igihe mu bihe bikomeye kandi imeze nabi nabi rwose wayiboneshaga amaso. Ariko si byiza ko nimba muri mu gihugu kimwe mugomba kwiteza abantu ndetse n'amahanga akabota akabanyuzamo ijisho. Muba mugomba gushyiramo ubupfura bwinshi ntihagire umenya ibyanyu. Ariko se ibi bizakemuka bite hagati y'aya makipe ndetse n'ibindi byose biri kubera hano muri Afurika? Uyu mugabane wa Afurika ufite ikihe kibazo? Mugenzi wawe arababara ukishima, mugenzi wawe yakishima ukababara, ndetse ubuzima bw'Abanyafurika ni ikinyuranyo, ntawe ubaho ahuje n'undi. Nimba njyewe ndi umufana wa APR ukaba uri umufana wa Rayon Sport, warangiza ikipe wenda nka Amagaju agakina na Rayon Sport, njyewe APR ndahita mfana Amagaju. Njyewe APR ni nyina n'Amagaju, wowe Rayon Sport nta kindi ukora ni uguhita uza ugafana Amagaju. Ariko se bizakemuka bite? Nk'abakeba twakabaye dushyigikirana, ariko uretse ko n'ijambo abakeba njyewe ntaryumva neza, abakuru muzansobanurire. Iyi ni Ayukamu TV, nawe icyo usabwa gukora urakizi, nta kindi ni ukanda subscribe tukajya tubana buri munsi. Noneho rero sasa reka twiganirire. Uyu ni umukino Rayon Sport akinyemo na APR ku itariki 2 z'ukwa gatanu umwaka wa 2026. Ikipe ya Rayon Sport baranganyije, bakimara kunganya Rayon Sport irishima, iranezerwa, ica ibikuba, ndetse kurya nawe tuvuga ati ibikombe byose bigiye kubera hano mu Rwanda tuzabitwara. Noneho ubu ngubu tuvugana nyuma y'uko ikipe ya Al Hilal itsinze ikaba iya mbere mu Rwanda bakayiha igikombe, bakavuga kubera ko itabasha guserukira u Rwanda cyangwa se kubera ko bitakunda ko iserukira u Rwanda, bayihaye igikombe ni nk'ishimwe ry'uko yitwaye neza mu Rwanda. Barangije baravuga bati reka noneho APR na Rayon Sport bihure ubundi dukuremo iyo duhemba. APR kubera ko yari iya mbere mu Rwanda igikombe barakihaye, ariko Abareyo ngo bari bagiserebuye mbere, Abareyo ngo bari bagiserebuye mbere ku buryo ku mbuga nkoranyambaga zabo, ariko banarabakunze. Ubundi baravuga ngo ikintu cyose kugeraho bikomeye igerageza ukigereho mu nzozi. Na Rayon Sport igikombe yagifashe mu nzozi, kuko yafashe cya gikombe cya Al Hilal iracyifotozanya pe, ku buryo bamwe mu bafana ba APR twakibonye tugasuharara tukavuga ati se cya gikombe bimeze bite? Bakomeje navuga ati igikombe ngo tujye tuvuga ngo ni pirate ngo ni ibiki, ariko kambabwira ikipe ya APR n'ikipe ya Rayon Sport amashyari ni menshi pe, amashyari ni menshi. Nk'ubu APR ntiyagirira ishyari Kiyovu Polisi wapi, ahubwo ibifitiye ishyari Rayon Sport. Rayon Sport none yagiriye ishyari Polisi n'andi makipe ayo ngayo yose, aho ugasanga irifitiye APR. Nimba gukina hagati muri mwebwe harimo uwo byananiye, azicare yicare yige, ahubwo yakabegewe navuga ati nihe sitarateje ukoresha kugira ngo udutsinde, naho ubundi aya mashyari nta kintu azatugezaho. Umwibutsa abari kumani kuri Ayukamu TV, kana subscribe tujye tubana buri munsi. Ciao ciao, naho ubutaha njye wari kumva nizaye w'Abanyarwanda. Sawa.